Ubwire rero abantu gutya ndashaka gusubiza abo bantu ubu ibintu bibiri subiza abasinzi nivuga butumwa umva njyewe Jovite nshobora kuba nsinda ariko nzimana yukwiriho mfite kwizera kwanjye njyewe nizera ko Imana iriho nizera ko inafite n'ubushobozi ku buzima bwanjye yewe ndanayirukira ndanayisaba reka nkubaza uvuze ibyo abantu bakwibeshaho yes sibyo siko uvuze n'akanwa kawe noneho gaba we dushirireho ubwo umuco wanjye muri izo nzoga uzinywa akamwereke ahubwo uyuza ngo nzanira icupa wari kunyakiza icupa ryawe kuri channel yawe ndagusuhuje nkwifuje igitondo ciza wibuke ndetse n'abagorobye nkwifuje umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose nziza urimo turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara turamukije abanyamasisi turamukije abanyarwanda ukuye mu bifobagane byabo umuntu wese wumva ururimi tuvuga umuntu wese ushikigira ibikorwa byacu umuntu wese w'inshuti n'abanyamurenge turamusuhuje turamukije abantu bari iwacu imurenge kuri gakondo yabasekuruza abanze kuhava abakihara n'ubu ngubu turabasuje kandi turabakiriye turamukije AFC mu 23 namwe turabasuje kandi turabiyegereje turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika ahantu hose tugiye tugira umukunzi umwe babiri batatu 10 turabasuje kandi turabiyegereje cyane uyu munsi ntago nakoze ninje nyine mfite umutumirwa ndagira ngo atangira tukibwira mu muco wacu tumenyane hanyuma tuganire mwamumenye nanje namumenye nanje simuzi yes karibu bro yegereze mic uyifate nkuko nyifashe ijwi ryawe njumve neza nitwa Mangara Jovite yo mazina yanjye yego ndumunyamurenge ndubatse mfite umugore n'abana batatu ukaba uri umuke ndumupfizi cyangwa se ndumupfizi yani abapfizi Yesu badahugwa yego ariko barahuye n'abaheto twahuye n'abaheto tuba abapfizi ariko iyo nzu y'abapfizi yabaga mu baheto iyo nzu iryo zina ngo abapfizi ngira ngo ryari izina ry'abaheto niho duhuriye niho muhuriye kwa Mfizi ubu nyine bagiye bahuza imirara harya n'abakina bakibahuye ndabanza noneho twebwe asegege abatwari twebwe baduhuje ababano abahondogo abahiga abongera tukama twitwa izina rimwe mwitwa abandi ubwo twitwa abarundi bahuje abongera abahiga ababano abahondogo mwese mu barundi ako muri benshi imirara hafi newa mirara imwe yabaye umurara umwe kunti mwoshakana oyaye ariko gahara babikoze mbere natwara abapfizi bashakanye n'abaheto mbere aho mwashatse bashiki banyu no kuvuga ngo ubu nyine bakoze samari y'imirara bagira totari imirara 28 nabonye hari umugabo witwa uri kwandika ico gitabo c'ahantu izina umunyamurenge yaturutse avuga ibintu byinshi narasomye amasaro harandya akavuga ngo runaka yabyaye bano babyaye ndagira ngo yibagiye kubanziriza kuri Aburahamu ariko ubundi yakoze akazi gakomeye yes nuko uherereye muhe muhanase ntuyo moja niho nkora nanjye nkora kano kazi ka YouTube mfite channel nayivuga biremewe man cyangwa ntago byo nta mutima mubi bivuga mfite channel ya Jovi Official 30 abantu batarakora subscribe bakurikira Ineza TV natwe turabakeneye kugira ngo mujyaho ku ruhande mudukorere subscribe mujye mubona n'ibiganiro byacu bitandukanye twebwe ntabwo twitwa Ineza soma ukuntu aho handitse si Ineza TV yasoma kuri iyo logo ukuntu handitse Ineza Live TV uyivuze ngo Ineza TV ntago ari twebwe buvuze Ineza Live TV bahita baguhereza undi okay turakwishimiye kandi turakwakiriye nibwo bwa mbere tugihura yari mu content kimwe nanje YouTube kimwe nanje nigikomeye cyane nuko uri umunyamurenge nkanje
naho ibindi byose byo nizo abantu bishiriyeho ariko igikomeye ni amaraso. Umuhana wanyu umeze mutese? umuhana wacu w'umujyi umeze neza, nta kibazo gihari. Nasomye commentaire iwawe bavuga ngo muvugabutumwa kubera kugiye commentaire wanjye. Oya man. Ukunda kubwiriza mu kihe gitabo? Nayisomye. Oya njyewe abantu bazi ntago bazi mu bintu, ntago ndi umuhanuzi. Oya wasomye nabi. Umuhanuzi gute wangu? Commentaire ya mamande ugende isome. Nayibonye kwigana wakoze ejo bundi. Ahubwo ni aho. Wabonye imeze. Oya sinyivuga. Tuyivuga. Reka tuyihorere. Icyo dushaka kuvuga, hari umuntu kwandikira commentaire atakuzi akakuvuga nabi. Wowe sinzi nimba bahaba. Je rero nakandisangira abantu benshi bankunda. Banyandikira commentaire nziza, nkagira n'izindi mayibobo. Zihindura ama-email. Zikaza kuntuka. Kandi narazimenyereye. Buriya umuntu azitanga icyo afite, icyo abafana bazogifate, urumva icyo runaka azaguhereza uzagifate, kubera ko nabo si bonyine n'ibyo baba bafite bagomba kuduhereza. Nabonye wowe unabasubiza, wowe banabishoboye nje sindabasubiza. Kubasubiza nabasubiza message nziza gusa, itari nziza iyo umpaye message keza ndagasubiza ko itari nziza nanjye ndakwihorera. Ariko icyo ni ikintu kiri mu bantu benshi cyane, ni ikintu kiri mu bantu benshi cyane. Commentaire duhabwa kuri social media, hari umuntu kwandikira commentaire nziza akaguha courage, atakuzi akakubwira ngo ndagukunze, ndagukurikira. Abantu nk'abo nibo dukeneye twiga aba content creator. Oya inababitura bakeneye. Jewe sinokubesha, jewe ari igihe ntarihanganira na message mbi. Hari igihe message mbi, hari igihe umuntu ambwiye nabi nta nico dupfuye, utanamuzi tumuzi we waje gusa urivugira ibintu, ariko bibaye ngombwa ko undi muntu abyakira uko adashaka. Kubera iki rero kano kazi twagafashe nk'akazi cyangwa nyigufatire? Ngenda yifashe mfite ijwi rinini kubera kara kanani kazagira ikibazo. Kano kazi twabifashe nk'akazi kandi turi mu kazi. Tugomba kwemera gutukwa no guchallengeingwa ibintu bitandukanye, ariko byaba byiza udatukanye ahubwo ukosoye umuntu, wavuze amagambo ukamubwira ati yewe suko mwagombaga kuvuga. Ntabwo isi keneye abanyabwenge. Iyo umenyekanye kuri umunyabwenge barakwica, bamenya kuri umunyakuri batama Sankara barabahitanye, urumva ba Mandela barabahitanye, ba Rudho barabahitanye. Ahubwo suretse nk'ibyo uzi Nurokanga uyu mupoza wa hano muri Kenya. Jewe namukoresha ikiganiro, twarakoranye. Icyo kiganiro arambwira ari jambo mbayide wari umuntu uvuga ikintu kumva afite ubwenge. Ariko ati ngewe navutse mu nzu sinize, ariko abantu basigaye bakunda ibyo abantu bavuga, ibyo uvuga nibyo wowe. Ariko kandi nubwo turi mu isi ishobora kuba igoye, sibyo, wowe umutima wawe wonyine none wohereza ikibi cyangwa uzagerageza kuba icyiza nubwo turi gushaka amafaranga kuri YouTube. Umutima uwuhanga ikibi. Reka nkwereke umuntu atanga ikibi mu mutima aho. Hari umuntu nkwereke, hari umuntu ukora content y'amatiko, beef gusa, kesi buri munsi. Wa muntu uko yakoze iyo content y'amabeef y'amakesi yo gutukana bitutse nkuko bwo wabibona benshi batukana gusa, kandi ukabona biramutunza bimeze neza. None umutima wiwe agomba kuhereza icyo kintu, cyangwa iwe azabikora ariko awurinde icyo kintu. Ndagusubiza muri ubu buryo wa tandukanya content, sibyo no uriwe tuzubona. Reka ngo urugero rworoshe, urabona bano baraperi cyane cyane abanyamerika abenshi nka 50% baririmba ubuzima bakoreyemo.
ubyumva indirimbo za 50 Cent yes ndazumva n'aba PDD Mm. mani bavuga ibintu bakuriyemo ariko bakagira ibigo bafasha siko mani akaba avuga ngo wenda inzu yo mu cyaro aho nakuriye yafashwe n'inkongi cyangwa se akabanki kahiye cyangwa se wenda hari amazu agera muri 5 yahiye za bifu baririmba hakaba n'igihe kubwa batopa kurabyibuka indirimbo zabo zuzumva ibo bajya agakora umwandika gutuka mugahura mugaciringa urugero rwa hafi reba uno mugabo umukiko wavuyeho Gashago president wavuyeho Uhuru uribuka Uhuru ukuntu yageza tukana na Odinga mani kuri televiziyo umwe akaja ku inoro akamutukira ku babyeyi nuko atazabyara urabyibuka undi nawe akaja kuri KBC akamusubiza mu gitondo tukabona muri Karaba babyina amafoto bari kumwe tandukanye rero content n'uwuriwe ndashobora kuba njyewe mba muri ibi ngibi bakantu ko bashaka ariko ngira umutima utandukanye n'ibyo mvuga cyane icyo ntemera nuko nofata content nkayikwandikaho kakuvuga amazina yawe kagutuka kuri so na nyoko dore ikintu rero naje gusanga twe dufite iyo ngiyo naho kuvuga uzarebe njewe nimba sinzi nimba uzukurika ibyo nkora njye mvuga ngo biravugwa ko uyu n'uyu byagenze gutya na gutya simvuga amazina ariko iyo uvuze umuntu si mentioning izina iyo uvuze izina ry'umuntu urana nkubu ngubu nkawe kuko dukorana wenda tukakubona hariya ku mihanda wasinze n'urugero rwa hafi sibyo wasinze uri kudandagirana ufite channel yawe barayizi cyangwa se ntibayizi ariko ese abafite channel we ntibasinda ndi kugusobanurira ufite channel azwi cyangwa se hari amatitiro nako ufite muri umuhana umuyumbe vuga butumwa urazwi nyine umutwe uza amadegari hano hanze atazavugwa reka nkubwire rero ahubwo bitumye ngewe reka nkubwire gutya abantu benshi ngewe ku giti cyanjye banzi mu buryo hari abantu banzi mu buryo butandukanye abantu benshi ndanabibona no muri commentaire zanjye banyandikira tubwire bubiri bakuzimo banzimo hari abambonamo ivuga butumwa hari n'abazi ko ndi umusinzi cyane ibintu uzi sawa rekera aho dukomeza nkwereke reka tujyaho urumva reka ngewe mbwire rero abantu gutya ndashaka gusubiza abo bantu ubu ibintu bibiri subiza abasinzi nivuga butumwa umva njyewe Jovite nshobora kuba nsinda ariko nzimana yikwiriho mfite kwizera kwanjye ngewe nizera ko Imana iriho nizera ko inafite n'ubushobozi ku buzima bwanjye ni yewe ndanayirukira ndanayisaba iyo ntewe navuga ngo Mana ntabara mfite ko kwizera mfite umutima ariko ejo hari igihe uzasanga jama yanyweye inzoga sibyo ariko suko ubumana muri we atabufiti suko wa mutima wa kimuntu muri we butarimo yewe yanakora n'ibyiza ntiyanahimuka ntiyokwiba ntiyocuragura ntiyonabesha ntiyonakubeshyira ngo guhimbira ikinyoma kuzamusanga mu kabari n'ubuzima bw'abantu bamwe noneho Jove reka nkubaze uvuze ibyo abantu bakwibeshaho yes sibyo siko uvuze n'akanwa kawe noneho gaba we dushirireho umuco wanjye izo nzoga uzinywa akankwereke ahubwo uyuza ngo nzanira icupa wari kunyakiza icupa ryawe kuri channel yawe ariko sibyo mutima wanjye uriho turi mu kazi inzoga zimwebwa igihe cyabyo nanjye mfite ubushobozi bwo kuzigurira ariko sinzi gusabye bayida we urumva naje hano se ndafite amafaranga yo kuzigurira ntazigurira nizishaka Paulo yaravuze ngo kubw'inda zanyu zabananiye munywe buke ariko aramutse ntanywa inzoga ariko afite imico mibi yirirwa asambura ingo z'abandi niho uzi mu matiko atandukanye
no kunywa inzoga yiwe yatashe ariko amaze gusenya ingo z'abandi yewe n'inshingano yaba anazifite mwe mu kanisa zaramunaniye. Ninde ufite nawe cyangwa se nabo bita ngo n'abarozi, reka tubivuge gutyo. urabemera ko baho Abarozi abarozi babaho. okay Abarozi babaho yewe abarozi babaho. Abarozi babaho bariho kandi barakora. Abarozi babaho bro. Bariho ariko si tubatinya mu izina rya Yesu. Siko kuri ni imisega yapfuye. ni abarozi ntago tubatinya mani, baradushakishije bakagutera ariko nafinga nta kintu biza bifata. Ryakanisa rigereye he? Kanisa Nyabaki. Kanisa Nyabaki. Iby'umurimo w'Imana. Iriye kanisa rimbwire neza numva. Sawa nuko. Hanyuma iryo kanisa ry'uyu mujyama wa hano. Wanjye ntago mba muri aya makanisa. Okay, sawa. Ngendi wa muntu wiyubashye uzampamagare reka nkubwize ukuri. Akumutekereza ko abantu banywa inzoga ari abantu badafite ushobora kubutana nk'inzoga ruko rugono rwa rwaranakunaniye brother. Wararuvuyemo warataye cyangwa se unarubamo ariko ntacuza ukora. Warabayakaregera udashobora no gutunga urugo rwawe. Suko dushima inzoga. Ntuzishobora uzireke. Kandi bakamwiza ukuri. Rero ngiye kwita cyane. Ngewe nzakurera Imana. Nzaba umuvuga butumwa ibindi bivuza. Urashobora nabonye commentaire yawe ndayigaruka. Nanto iriya yireke yiwanje. Ngewe reka mabwiza ukuri. Nzakura abarushi nzabakura iyo bari. Cyo ni ibintu ngewe nzi ntabwo ari igihe ariko ndabizi ku gihe kimwe. Nzakorera Imana mu buryo pana bya bindi byo gukizwa, pana bya bindi byo gukorera Imana wavuyeyo. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe kwanga no kuvanga bro. Ushobora kuba mu rusengero ukigira mwiza ariko uri na mu bihanze imico yawe itari myiza. Vomye igenge nzaza mu rusengero. Zaza ndujemo. Zaza naje. Ariko abantu mu nkundire ukomeza ubu mbaye ibitekerezo byanjye. Mbaye ko niyumva urumva? Ntago ndi umusazi mfite mind narize urumva? Nzi ibyo ngomba gukora. Uzi n'inshingano zawe. Nicyo ugomba gukora, sibyo? Uzi next. It's me. Muri make uri kugaya abantu baba mu nsengero ukundi kugura uko bahanze. Abo ni babi. Vomye aho ugende igene kigira uzagaruka mu rusengero. Nanje ngunda kuvuga ibyo. Ariko suko ngiyewe ndi suko bari hanze erega mani kamwiza ukuri. Ninde munyamurenga utazi Imana? Barayizi. Ninde munyamurenga utazi Imana? Abaroga bazi Imana. Abicanyi bazi Imana. Ninde munyakwe? Kurumva? Siko? Yes. Hari ikintu giteye ubwoba kuroga no kwica. None umusinzi niba birirwa bajyaginga ngo yanyweye. Usa n'unywa kunywa si byiza. Kwanza kunywa inzoga si byiza parce que organisme yawe cyangwa se ugiti cyawe is not good, ntago ari byiza. Biba bibi iyo wanyoye ukanduranya. Nawe wanyoye ukikontorora nta kibazo. Wari wanywa inzoga wo? Ntago urazigerageza. Ndanazigerageza. Noneho rero hano abantu bakureba benshi harabanywa inzoga. Ntabwo nose ukorera uvugira hari n'abanywa inzoga benshi bakureba sibyo? Ariko ikintu cya mbere ni discipline. Discipline mu byo ukora bibaye na byiza. Wamenye inzira y'Imana. Inzira y'Imana nayo ni nziza. Twizera ko tuzajya mu ijuru. Sibyo? Ariko nukuri ariko abantu rero dukora ibiganiro gahita kubwira sinzi waje none ari n'igihuza amana buse nasinze bwo uraturwa nasinze hari sindi soba hari n'igihe none uza gucya ngo ariko ukucyuze ngo kuri kamera wasinze umuzi we guyu yaturutse kubwira kantu kamwe ariko bya kubwira ngo muri kano kazi no gukomera reka nkubwira kantu kamwe nagerageje guca mu biganiro byawe sibyo ni ibintu biri official mbona commentaire
usobanure ko inzoga ureke gusinda ubone kuza imbere y'abantu umeze soba ariko nje ngize amahirwe turicaranye simba numvaga aho mureka inzoga ariko mba numva wenda ushobora kuba ariko ureba ariko uvuga ariko uteye sibyo nta muntu wanduranya nawe wa muntu ukubwira ngo uzureke inzoga muri komanteri si umuntu wa kure warabizi ndabizi ni umuntu wawe wa wundi mujana mu kabari wa wundi musangira sibyo Kamilo naravuze ngo aduyi wako wa kwanza ni rafiki yako exactly nje sinkuzi ntabwo ushobora kwandika ibintu utazi kamubwira nje sinkuzi nje niza muri commentaire ko nakuzi wibuke ko n'abantu basoma gusa titre akamatukana subize cyane ngiye kubera ko nakuzi nkabona ikiganiro cyawe nkumva nshaka kugitegera nzacumva ningirangiza tereho commentaire wumva amagambo ndabanza ngitegere numve ko kibyo uhayivuga nta murongo biriho wasinze mvuga ati yewe ko turamata kubana inzoga kuko ibintu bavuganye na wasinze cyangwa se ni numva bitabimfasha ndeke kugitegera ariko ntubona umuntu ukuruza akagutuka n'amoko y'abantu babiri uwabonye titre kurumva n'uwabonye isura yawe wa undi kwanga ariko mugendana kuzi mugendana ushobora kubwira ngo yewe naretse n'inzoga ntayemere ngo yayi usko nshora abantu akankwereka arakantu usko naretse inzoga wowe waraziretse ariko nshobora kuza hano ahubwo ngo naretse inzoga ntubyemere ahubwo ugategereza ko wenda nanjye utekereza ko uzambona hari imbere y'igisirimba nihane we ngo naretse inzoga sibyo ni ukuvuga ngo dushaka kumenya neza exactly ushaka kumenya neza ko nagiye imbere ye ku gatuti mwamumbona mu gisirimba kugira ngo mabwire decision yanjye mabwire ngo narahindutse cyangwa se ndahinduka sibyo kambwire bro kambwire kagenda kubwiza ukuri si ngombwa ko dusubira mu byahise ariko tuzi uko ntubwire amasezerano se arafite menshi urayafite menshi kandi yategereje hari yasohoye natarasohora siko bimeze kandi rwose akagomba gusohora kandi twese nimba rero ufite amasezerano tuzavuga ngo yapfanye isezerano nimba ufite amasezerano yawe ariko uzi ko hari amwe byanze bikunze utegereje mu buzima bwawe azasohora ntuzapfa utayagezeho Aburahamu Imana yamuhaye umwana ku myaka 40 ntuzapfa utageze kuri ayo masezerano icyo Imana yakuvuzeho ni nayo mpamvu rero don't judge ntukamujudginga abantu ngo mushaka kumva ko abantu bagomba kugutwara uko bashaka Jove tugana ku musozo yes kubera umwanya ko ndana amasaha ageze muri make turasa n'abavanze topic nyinshi ariko ico tuhatunenga ni umuntu uba mu bintu birenze bibiri aho ngaho nta bihembo uzabona banza uroge n'ukutwa ukizwa kurumva ariko ntushaka no kumenya abari mu bintu bibiri kuko twina nawe ubwawe wowe uri hehe ukwanza reka mbanze nkubwire wowe uri hehe njyewe ndi mu kintu kimwe uri he ndi mu kintu kimwe ico ndakikubwira urankubwire bano bantu batobona harimo abakristo harimo abapagani harimo abacana imanza akama kwita ubutariwe urumva akakwibeshaho wowe uzahuri akakwibeshaho amara kwibeshaho akakwaturaho ibintu bidafite pfo na ruguru kurantegera neza ariko nje n'umutima wanje nje uzahondi kandi kuba nzahondi nirinda kuvanga muzo ndashoboye ndabyirinda gira ikintu tubwira abakunzi bawe neza live TV twisoreza uyu musore Neza TV live Neza live TV nukuri ari gihe by the way nabaye interesa kugira ngo tuganire sibyo siko ari wari wese wakwifuza ko wabore interesa kugira ngo ariko byaba ngombwa ko ngusura tuganira duciringaho ni Jovi official dati mugende aho ngaho mudukore subscribe mujye mubona ibiganiro dushiraho bimwe sometime Imana ikomeze ibaturindire mwakoze kubana natwe twari dufite umutumirwa tuganiriye neza mwumvishe amagambo meza yavuga kandi nzi ko hari abari bufashe nzi ko hari abari buhindure bakava muri kimwe bakaja mu kindi
tunagana ku musozo tunasoza twihanganisha abanyamurenge muri rusange. Twagiye tubona amatangazo menshi y'imiryango yabuze ababo, abana babo baguye ku rugamba, bakomeretse. Dutanze mpore kuri iyo miryango ndetse n'abanyamurenge muri rusange, dutanze mpore. Nako kari keza kukavuga cyane, sibyo? ntabwo niko karakambere ni kari keza kukavuga kugira ngo dusoze twihanganisha ubwoko bwacu buri kwangazwa bukurwa mu gihugu cyabo. Asante. Abantu babuze ababo, twabonye amatangazo atari nka makeya, abana batoya bari munsi yacu, abatungana, abaturuta. Ni ukuri Imana ibaheze gukomera, mwakira ico kintu, urupfu ntirumenyerwa, ariko nyine Imana ibaheze gukomera. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu n'akagaruka. Ciao ciao, bye bye.